Iyi nshuti zanjye mukomere cyane, mbifurije ikaze neza muri iki kiganiro cyanjye, muri porogaramu yanjye The Rubasha Family Podcast. Ni podcast ya family, ni podcast y'inshuti n'abavandimwe, kugira ngo tuganire mu bitekerezo byacu, twungurane ibyo duhura nabyo mu buzima, duterane inkunga. Niyo mpamvu ni inspiration, nabyise ko inspiringa, ko motivatinga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ko ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane guterana inkunga mu byo tuvugana. Mu byo tuvugana nk'uko niyemeje ni ukubabwira nti ikintu cya mbere mbabwira buri munsi iyo ndi kuri izi podcast, n'aba inshuti zanjye b'abavandimwe b'Abanyafurika duhura, Abanyarwanda duhura, ni ikibazo ubwoko bwacu bw'Abanyafurika. Abazungu baraje batwambura amazina yacu, baduha amazina yabo, amazina y'abazungu turayemera, ntitwabona ko hari ikibazo. Iki niyo ntekerezo yanjye, nicyo kintu kindimo shaka gusigira mu ntekerezo y'umwana wese w'Umunyarwanda, kumva ko umwana wese w'Umunyarwanda agomba gusubirana izina ry'Ikinyarwanda. Amazina y'Abanyarwanda ntongere kwitwa amapagani, yitwe amazina y'Abanyarwanda. Ni uguhindura. Umuntu yaraje adushyiramo ko udashobora kubatizwa udatanze izina ry'umuzungu. Kandi mwibuke ko mbere yuko abo bazungu baza, ayo mazina y'abazungu ntiyabagaho. Isware murayizi, mugende musubire inyuma, mugende musome, murebe amazina y'Abanyarwanda bitwaga. Aya mazina ya ba John, ya ba Esperance, ya ba Loizi, ya ba Alphonsine, ya ba Yvette, ya ba Solange, ntabwo yabagaho mu muco w'Abanyarwanda bitaga amazina. Murabyibuka muri benshi, muri twese, mu rungano, abari bo bose. Ababyeyi bamwe ntibashoboraga kuvuga aya mazina. Ababyeyi ntibashoboraga gupronosinga aya mazina abazungu babazaniye. Ariko kubera ko abazungu baje bakatwigisha education baduhaye, ikaba ariyo ijya kubakorera, ikaba ariyo igaruka igasenya umuco wacu. Umuco wacu wo kwita amazina. Wakumva wiswe izina ry'Inyarwanda, wajya ku ishuri bakaguseka, ari izina rifite icyo risobanura. Kubera iki? Intekerezo badushyizemo. Intekerezo badushyizemo bivuga ko amazina yacu kuyavuga biruhije, amazina yacu kuyavuga binaniza. Nuko batwigishije. Ariko ni uburyo bwo kutunaniza, ni uburyo bwo kudukura ku muco wacu, ni uburyo bwo kudukura ku buryo abasekuru bitaga ayo mazina. Iyo niyo power of mind. Ako niho gasuzuguro kose kahereye, ko gusuzugura abirabura se, Abanyarwanda se, ku isi yose abirabura nibo bantu twagize ibibazo, baje badukuraho amazina yacu, baduha amazina yabo. Ayacu bavuga ko atavugitse neza, ananiza kuyasobanura. Ariko ntabwo ari byo. Ni uguhindura mu ntekerezo. Nanjye naje nitwa Louise, mfite iryo zina Louise, mba hano muri Australia, ndarigira ribi ryanjye. Ariko intekerezo izamo, numva ko ngomba kurihindura, numva ko ngomba gufata izina ryanjye ry'Inyarwanda, amazina yombi y'Inyarwanda. Aloise ndikuraho, nitwa Ndizeye Rubasha. Inshuti zanjye, icyo ndi gukora, ndi kwigisha abazungu kuvuga amazina y'Ikinyarwanda. Agaciro tugaruraho naho ngaho gahera. Ibyo dukora, ibyo dushaka kugeraho, umurebe mu buzima bwacu muri Afurika bahora batunaniza, kandi turi bamwe.
icyo umuzungu yifuza ni kimwe n'icyo nifuza, icyo umushinwa yifuza ni kimwe n'icyo umuzungu yifuza, icyo abantu twese twifuza ni kimwe, umuhinde, ibyo byose ibyo twifuza ni bimwe. Wese wambara kugira icyo urya, kugira icyo wambara se, kugira icyo ufata se, kugira icyo unywa se, byose ni bimwe. Ariko ikintu cyo kubaho tutigeze dutoranya ni ukuvuga uruhu rwawe ntiwigeze urutoranya, uko umubiri wacu utera ntabwo ari wowe ushyiramo iyo mashini kugira ngo umubiri wawe ugende cyangwa undi ngo abikore gute. Umubiri wacu ugenda kimwe, tuza kimwe, tuvuka kimwe. Wavukira mu bitaro, wavukira mu rugo, umwana avuka kimwe. Nicyo rero nshaka kuvuga, ikibazo nicyo, kuki umuntu yaje akadukuraho amazina yacu, amazina abana bitaga, tukabyumva ko tukumva ko ari byo. Ariko nk'uko nababwiye, natangiye kwigisha abantu kuvuga izina Ndizeye. Rubasha nabyo bakabivuga. Nawe zana izina ryawe bigishe. Nkunda abagenzi, Nziramakenga, Nzabonimana, Habimana, Harerimana, Nizeyimana, Mutarama. Kuki witwa Janvier wakwitwa Mutarama? Icyo nicyo kintu nshaka kubabwira. Nanditse amabarwa, nandikiye Office of the President ibarwa y'icyo kibazo cy'amazina, nandikiye ibigo bishinzwe umuco, yego baracyazireba ntibaransubiza kugira ngo tuganire, kugira ngo bagire icyo babitekerezaho, kugira ngo tubigarure tubishyire mu baturage, tubishyire muri rubanda. Urebye mu Rwanda niho honyine binaniranye kugira ngo ufate amazina yombi y'Ikinyarwanda, kuko iyo ugiye kubatiza umwana kwa padiri na hehe hose, iyo udafite izina ry'abazungu, izina ry'iki bashyize muri gahunda yabo, ntabwo umwana abatizwa. Ku ishuri umwana ntibamwita izina nka Ndizeye Rubasha ngo babyemere. Tugomba kubikora. Ni bande bagomba kubikora? Ni twebwe. Ni bande bagomba kubihindura? Ni twebwe. Intekerezo yacu ihinduka kuko umuntu atekereje. Umuntu wabikuyeho, umuntu wakuyeho amazina w'umuzungu wari ikiye cy'ubukoroni, yabikuye mu ntekerezo ye. Hari ababirwanyije wenda, hari abatabishakaga, ariko babiro ingufu hagati zabo kubera ko abagiye kwiga. Education umuzungu yaduhaye education kugira ngo imukorere, aho kugira ngo education idukorere twebwe. Twige kuyahina, twige kuyagira neza, twige kuvuga ari maremare tuyahine, tubone ayo twita izina se ni izina rya famiye, tubishyire hamwe, tubigire gute. Izindi community zarabikoze. Abahinde bagira amazina yabo, Abashinwa bagira amazina yabo. Bitavuga ko iyo ushatse kurihindura warihindura, iyo udashaka kuri Umunyarwanda biturutse kuri wowe warihindura, ariko bitavuye muri systeme itubuza kugira bwa priority yo kwita amazina yacu mbere y'uko ibindi byose biza. Kuko nibyo mbona Abashinwa, hari Abashinwa bafite ayo mazina y'abazungu bafashe, ariko ko babigenza famiye yabo barabahaye amazina yabo, noneho bahinduka se, bajya hanze se, baba immigrants, noneho bakahindura kuko bashaka kugira amazina y'ikizungu bitewe nuko bahinduye ubuzima bwabo hanze. Ariko abenshi ntabwo babikora. Twebwe rero nta chance, ari twe Banyarwanda mu gihugu cyacu ntabwo baduha chance yo kugira izina, amazina abiri y'Ikinyarwanda. Nta nubwo ari chance, iyo ni right yacu yo kugira amazina y'Ikinyarwanda, ariko systeme yabikuyeho.
icyo nicyo nshaka kubabwira inshuti zanjye, tubigarure. Ni ibyo bigo by'umuco, ni ibyo mbabwira, ni ibyo mvuganye, ni izo mabarwa nohereje kugira ngo tubirebe, tubivugane, duhere aho ngaho, tuve muri bucakara bwo muri mind. Mind niho ihera, izina rihera mu ntekerezo. Abana banjye narabahinduye, barayemeye, ariko undi yarabyanze kuko yavukiye inaha muri Australia. Ibyo birumvikana kuko nicyo yashatse kwita, ariko azabimenya. Nawe bakomeje kumwita umwirabura, bakomeza kumwita umunyarwanda se, umunyakenya se, umunyafurika se, tugahindura. Iki si ikintu cyinshi, akenshi mubwira ibintu byinshi, mubwira ko atari cyo kibazo cy'ingenzi, mubwira ko dufite ibibazo by'inzara, mubwira ko se wahindura myenda, kuki cyambara za karuvati, kuki cyambara iki. Ibi ntawe bihuriye no kugira identite yawe, ibi ntawe bihuriye no kugira kumenya uwo uriwe, ibi ntawe bihuriye n'uko umuntu yaje agahindura umuco w'abasekuru, uko bitaga amazina bakurikije uko intekerezo zabo zabibashyizemo. Niyo mpamvu ugira amazina yose, nta zina ry'inyarwanda ritagira igisobanuro, ariko nureba amazina yose ufite, amazina yose y'abazungu ufite, nta gisobanuro kirimo. Kandi turabona ni icyo nyine education yaduhaye, ni ukurwana hagati yacu. Education baduhaye aho kugira ngo twikorere, dukorera abazungu. Murabizi inshuti zanjye ukuntu aka gatekerezo murakarwanya. Murabizi ayo mazina sa yacu, ayo mazina yose mufite ntabwo ari ayacu, ari ukuntu murwanya ikintu kugira ngo twicare tugitekerezo tukuvuga neza. Ntukundwanye gusa, nta n'ikindi mukora. Kandi mu ntekerezo yanyu no mu mutima wanyu murabizi ko atari byo. Murabizi ko atari byo. Murabizi ko ibya umudiaspora wese arabizi ko akari agasuzuguro. Umudiaspora wese abyiyumvamo ko ari ikintu kitari cyiza kuri twebwe. Inshuti zanjye birababaza ku mutima, ariko mu gukura kwanjye, muri experience y'ubuzima bwanjye, nizo nshingano mfite kubagezaho buri munsi ko abanyarwanda tugomba kugira amazina yacu. Bitekerezeho. Ikindi mbabwira, ibi gusenga Imana, kwirirwa dupfukamye mu madini kwa ba pasiteri, kwa ba bishop, nabyo tubitekerezeho. Mba mu gihugu nza muri Australia maze imyaka 25. Naje nk'abandi birabura, nk'abandi banyarwanda, senga nirirwa kwa pasiteri buri munsi. Ariko ikintu mbabwira, baramfashije, narasenze, pasiteri yamfashije aho mba narahabaye, aramfasha neza. Nanjye kuko Imana ndayisenga. Inshuti zanjye zose nazo zaje nabashije kwakira, pasiteri yaradufashije, nta kibazo cyabaye. Ariko kugenda ukura, ukugenda ubona ibintu, isengero twabagamo, izi nsengero hano muri Australia zari z'abazungu mbere yuko immigrant baza, mbere yuko twese tuza tuvuye handi. Ariko none ukagiye ugasanga kiliziya winjiyemo hari abirabura tukiza yabaga arimo abazungu, ariko nyuma ugasanga nta muzungu ukirimo, ugasanga abasigayemo ari ab'immigrant. Aho rero nicyo kintu navuze, kuki se abirabura ariko tugiye gusenga Imana, kuki abazungu bagira ubuzima badasenga Imana? Ubuzima se kuki buduha kuko nta buringanire? Nitwe tugomba gusenga Imana kugira ngo tugire ubuzima bwiza, nitwe tugomba kujya mu misa kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Hari icyo mbabwira, amadini yarafunze, amasengesho arafunga buri munsi kuko abura abantu, akabura abayoboke. Icyo nacyo ni ikiganiro tugomba kuganira. Mukomeze kandi munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast, kandi noneho mbabwire nti musubscribinge kuri @ndizeye
rubasha. Murakoze kandi mugire umugoroba mwiza n'umunsi mwiza. Ubwo iyo niyo gahunda yindi tuzaganira.